tubahaye ikaze inshuti mudukurikira muri benshi aho muherereye hose mu isi yose. Tuzi ko hari abantu bacu badukurikira bari muri Amerika, abenshi tubabona muri Australia, mu biyaga bigari bya Afurika y'Iburasirazuba. Aho muherereye hose rero turabashuhuje tubifuriza ibihe byiza mukurikiye Bwiza TV na bwiza.com. Ikiganiro ni hirya no hino muri aka kanya. Iburyo bwanjye murahabona Denis Nsengiyumva agiye kumfasha kugira ngo tubageze ikiganiro. Ntekereza ko Denis iki kiganiro kiri mu biganiro biza kuba biryoshye. Bwibande kuki? Turibanda urebye usibye natwe ibinyamakuru hafi ya byose ku isi, inkuru biri kugarukaho ni inkuru y'urupfu rwa perezida wa Chad cyangwa se Marshal wa Chad. Ni Marshal Idriss Deby. Rero najyaga niyemera ngo ni Marshal w'u Rwanda, ariko Marshal wa Chad yaciyeho rwose. Turaza kugaruka rero kuri urupfu rudakomeze kuvugwaho byinshi, ibyo mu ndimi z'amahanga bita de controverse. Bavuga bati ntago ruvugwaho rumwe. Harimo bamwe bavuga bati perezida apfira ku rugamba gute, abandi nabo bagahita basubiza ati adapfira ku rugamba se kandi ari Marshal, ati ko yari indwanyi ikomeye cyane. ariko rero ngo yararwanaga uyu mugabo ngo ni Geri, ntago yari umusirikare usanzwe, yari warrior. Ariko kandi nanone abantu bakavuga bati none se perezida ajya gupfira ku rugamba, ajya gutabara ku rugamba, yabuze ingabo zijyayo. Urumva mu bihugu byose urebye ukuntu strategy zabo ziba ziteye, usanga perezida afite igisirikare ariko hari n'umutwe ushinzwe kumurinda. Noneho nguyu yanarindwaga n'umuhungu wiwe, uyu wahise umusimbura. Aho hashobora kuba harimo agakino, turaza kubireba. Indi ngingo ya kabiri turi bwibandeho rero ni iyihe Denis? Ingingo ya kabiri turareba iyo ruzinduko, turavugaho muri make uruzinduko rwa Perezida Kagame muri Angola. Ibyo bita ngo ni minisome ya ICGR, ariko nakunze kubona nubwo wenda cyekara tutakurikiye neza, nabonye bitakunze kugarukaho cyane. Urebye ibyavugiwe muri iyi nama ntago birajya ahagaragara, usibye ko yari inama yiga ku kibazo cy'umutekano cyane cyane muri Central Africa. Kandi nubwo bwose nyine umuntu protocole yateguye inama ishobora kuba hari amakuru bitashyize hanze, ariko reka tunatekereza nk'abantu, kuko burya twese turi abantu, dutekereza nk'abantu bashobora kuba nyine bari bateguye inama iriya minisome. Minisome anytime yashobora no kwincluding igihugu cya Chad, kuko ubushize muri minisome yabanje Idriss Deby, uyu witabye Imana nyine cyangwa se warashwe nawe yari muri iriya nama. Kandi tuzi uruhare n'imbaraga cyangwa se na influence ya Chad kuri Central Africa. Rero kuba abantu baterana mu nama agenda ibyo ntekereje, ariko hari mugenzi wabo bafite amakuru, bano baperezida bafite amakuru yose burya. Apana bidusoma ahangaha. Apana bidusoma ahangaha, kuko ufashe nk'urugero ukareba nko kuba umuryango wa Afurika yunze ubumwe uyobowe n'uwahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Chad, Mahamat. Urumva ukareba rero ko urumva uwo muntu uyoboye Afurika yunze ubumwe mu rwego rw'umwanya afite n'umwanya yahozeho. Ntago ari ikibazo cyuko urumva amakuru yo muri Chad ntago ari amakuru yapfa kuboneka bigoye mu rwego rwa administration mbega y'abantu bakomeye nk'aba ngaba. So nkavuga ngo rero no kuba abantu bakora inama mugenzi wabo baherukanaga cyangwa bategezwa kuba bari kumwe akaraswa, Denis, ntago byakwandikwa, ariko bishobora kugira impact cyangwa iriya, birumvikana kuki ku nama runaka. Rero ndumva nta na byinshi twanavugaho, reka twigarukire kereka niba hari indi ngingo twaza gusorezaho. Uyu Derek Shoka ameze gute? Turasoza kuri uyu mupolisi wishe George Floyd wo muri Amerika ejo yahamwe n'ibyaha byose yashinjwaga. Ubwo sinzi imyaka bamukatiye, turaza kureba igihano cyahawe uyu mugabo. Bavuga yuko hari n'akayabo katanzwe kuko impozamarira ku muryango wa Floyd kenshi cyane, ariko ikintu gitangaje kuri muntu, ku kiremwa muntu, nuko abandi bantu bose bishwe n'abapolisi bahise bazamura ijwi bati none se ubwo ngubwo Floyd niwe wapfuye wenyine, mpuzabirabura amaze gupfa muri Amerika, ifaranga ringana gutyo, natwe muyaduhe. Kandi buri wese wumva afite rezo cyane. Uyu mugabo rero ngo ashobora gukatirwa igifungo kiri hejuru y'imyaka igera muri za 40. David, none se bafite ingahe koko? Ubuzima bwe afite 45. Urumva ko azasohoka amashaje kubera gukandagira Floyd ku gakanu akamuheza umwuka. Ariko rimwe na rimwe nubwo tubivuga, wenda bamwe bakavuga ngo umuntu ashobora kuba akabije. Umuntu waramutse gupfa wenda koko ntiwanahagarika urupfu rwe n'umunsi wiwe. Nabuse koko gukandagira umuntu ku gahanga akamuheza umwuka bujyana mu mari iminota 9 yose, nubwo batamufunga, sibyo? Nubwo batamufunga rimwe usanga nta nyungu aba bifitemo. Gutakaza ubuzima bw'undi muntu ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ndetse uze kunyibutsa
uze kunyibutsa ariko ntabwo ari by'inzika nzanye uze kunyibutsa uyu mujenerali tuhite tunagarukaho nyine wapfuye ejo uyu mumarishali nako Idriss Deby uribuka mu gihe gitambutse ibwo hategurwaga kampanye z'amatora habura umunsi umwe ngira ngo zitangire muri Chad uziko turi bugarukeho yuko nyine urupfu rwa Idriss Deby rwabaye umunsi umwe n'ubundi amatora yari yatangarijwe ko yatsinze manda ya 6 uribuka umugabo rero umuntu yakwita ko ari challenger wiwe bari guhangana mu matora cyane bikomeye ukuntu abasirikare bagiye bakaguta urugo rwe bakarwinjira bakamwicira abana ashana n'umubyeyi wiwe nk'uko nyine abantu amatora kampanye zazo zitangira uyu munsi uwagaragaraga yuko azahangana na Deby neza abasirikare bakinjira iwe muri salo bakarasa abana be hafi ya bose bakarasana nyina bakabaca mu mitwe y'intoki impamvu ibi ngibi mbivuze rero ni ukuvuga ngo dushobora kuvuga gutya turi i Kigali dushobora kuvuga gutya uri Kinshasa uri n'ahandi ariko ruriya rupfu rw'umuryango wuriya mu opoza ruri mu bintu byababaje cyane abanyacade kuko ntekereza yuko nubwo umuntu yaba ari umwopoza nka kuriya ntabwo umuti yari ukumwicira umuryango ubu uri perezida uba wagenda ukaguta urugo rwe bari bagiye n'ubundi mu bifaru n'iki byose yego hari ngo resistance y'abaturage bavugaga bati ntimudufatire umuyobozi turamukunze abamilita uwo nguwo ariko se inzego z'igisirikare nka Chad ziba gifite abo bakomando babande yande waterayo tiyagasi wagira gute ntiwafata abantu utaneze kumwicira umuryango ubu n'ubwicanye ndenga ubwo rero abo muri uyu muryango nicyo nanivuze ngo wenda gase nk'akanyuramo ushobora kusanga arimo bavuga ati ni kimwe kuri kimwe Imana ihora ihoze ariko David yewe buriya abantu b'abanyapolitike nk'aba ngaba bageze no mu myaka ingana gutya ku butegetsi buriya haba hari ibintu byinshi baba barakoze bitari byiza ku buryo hari igihe impfu zabo kenshi usanga hari abantu benshi zishimisha usanga abantu zishimisha bajya kungana n'abo ziba zababaje nk'uyu nguyu General Idriss Deby turanabivuga iki kiganiro tugikora mu buryo buri soft ntabwo wenda turi bwibande ku bintu bikarishye cyane avuga ko first of all ari umujenerali w'indwanyi warrior nkuko babivuze mu kanya gatambutse akaba ari umujenerali nawe cyangwa se umumarishali yakiri general yafashe ubutegetsi muri 90 nawe kinyeshyamba afata ubutegetsi kandi ku butegetsi bwe gusa kugira ngo wenda tutabona ko umuntu yitaba Imana abantu bagatangira kuvuga ibintu bitari byiza byinshi ku butegetsi bwe bivuga ko first of all ni umuperezida umaze igihe kirekire cyane ku butegetsi muri Sudan muri Chad warakoze cyane si no muri Chad gusa uno muri Afrika ashobora kuba muri top 10 y'abamaze igihe kirekire ku butegetsi over 30 years imyaka 30 hejuru kuzamuka ni myinshi cyane ariko bakavuga ko reka duhere ku byiza urumva tutamera nk'abandi wenda babona umuntu yitabye Imana bakavuga ibintu bitari byiza urumva icyo ni icyambere that's the positive news kuba imyaka 30 Sudan yari ituje mu buryo bwa security ni Chad Sudan yakoze kungarukaho cyane urumva noneho uyu mugabo rero kandi bikavugwa yuko icyazwiho rwose sibyo yari umusirikare Denis yari umusirikare nubwo n'izindi anje turi buzivugeho saha ngaha ngo yarwanye gusa kuko ngo bigeze kumwugariza neza kuko uribuka hari igitero kigeze kuva muri Sudan n'amavu ndimo no kuyigarura cyane cyugariza N'Djamena ariko bamwe bakanavuga ngo bashobora kuba baranageze kuri 200 metre 200 kuri presidence yashiramo imyenda bararwana mpaka gusa icyo gihe nyine hajemo na intervention y'ingabo z'Ubufaransa nkuko uyu munsi byari maze iminsi bivuga ngo Air Force y'Ubufaransa yagiye ifasha ingabo za Sudan mu bijyanye n'ubutasi reka tugaruke kuri iki gitero muri aka kanya bivuga ko yaguyemo ariko kimwe cyo umuntu yavuga no ko Idriss Deby ari umujenerali w'indwanyi ndetse muri za controverse ebyiri aho bamwe bavuga bati general apfira ku rugamba gute abandi bati Mame Marishal abandi bakavuga bati atahapfira se nyine kari Marishal ntago ari igitangaza ko umusirikare yagwa ku rugamba ariko umusirikare mu president none se Denis niba nka bari abantu bandika ibitabo bya Guinness Record babandika muri aya mateka hafi nko myaka 50 itambutse twaba dufite se umuperezida muri Afrika waguye kuri champ de bataille ku rubuga rw'amahina ariko oya si nawe nibuka hafi ariko ndumva Deby n'ubundi atari ubwa mbere yari yagiye ku rugamba urabizi no mu minsi ishize nabwo yigeze kugaragara yambaye imyenda ya gisirikare nabwo avuga ko agiye ku rugamba ariko akunda ibintu by'urugamba cyane we kandi ngakaba n'umupiloti ukaze cyane w'indageze ntambara rimwe na rimwe agenda atwaye byakajugushye ubundi niyo certificate ya gisirikare ya mbere yabonye mbere yo kujya mu yandi mahugurwa arenzeho ariko ikintu cya mbere yakoze avuye amaje kurangiza ishuri ry'abaofisiye N'Djamena yahise ajya mu Bufaransa muri training agarukana muri za 76 a professional pilot certificate aza yitwaje urwandiko rw'ubupiloti cyane rwose bifikana ko abantu wenda bajya aho ngaho
urabona bimwe mu bihugu bitandukanye ugasanga na generali ugiye kureba bari ba Paul Biya uriya na Badana Sassou Nguesso nabo naba genero urumva cyangwa ni general cyane colonel Sassou Nguesso ni general nibajije ko yakwimaze yanyenyerenye urumva nawe ni Foster ariko uyu nanjye kwanga no mujama uyu rero we noneho ngo iyo bavugaga urugamba yahita gacaho urumva akavuga ati ndagiye yagenda muri kajugujugu yagenda muri mirage aho yagenda hose ikintu cy'intambara ngo kuva kiri mutoya Idriss Deby ngo yaracyumvaga rwose ari nibyo twavugaga mu kanya gatambutse ngo no kuba Sudani imaze amambe Chad imaze igihe kingana gutya mu buryo bw'umutekano n'amahoro uyu mu marshal ashobora kuzibukwa akandikwa nk'umumarshal president marshal de Chad wapfiriye ku rugamba nk'umusirikare hagiye rwose nkubwiza ukuri nubwo wenda urupfu iyo ruva ukagera ruba aramarira ariko Idriss Deby namushimye ariko uramubona sha muri uniform aha ngaha iyi foto uri kuyireba abantu badukurikiye wenda ntabwo bari kuyireba imaze iminsi ariko hano naho yari ari kuvuga ati je était très actif sur le terrain tugiyewe atigiye ku rugamba rwose ntabwo yari yigeze arutinya ku rugamba ariko se ku myaka 78 uretse ko wenda atigeze afata isuka ngahinge ngo tuvuge ngo wenda ngo yacitse akagongo ubu ku myaka 68 yarakibasha kugenda rwose akajya ku rugamba gahangana mu myaka 68 umuntu w'umusirikare abagikomeye cyane ziko rero ngo Sudani nako Chad igiye kubona ibona inyeshyamba ziramanutse muri Libya zifite ama pick up mashyashya zaciye ibisenge nuko nyine nta mvura nyinshi haba ariko iyo imvura iza kugwa ziyanyeshyamba ari kuzimirira nabigiye bera n'aya mafoto y'inyeshyamba zira nyine zivuga ko zari zamanutse zishaka gufata Njamena nta nubwo erega zabirangije ziracyafite gahunda ntabwo urugamba rwazo ngo rwarangiye n'ubundi rata giye nahoze ndeba kuri televiziyo ya Chad kuri YouTube amakuru kuko Denis wibuke yuko muri weekend itambutse ubundi buriya hari akantu kabaye muri Njamena nakurikira kuri Radio France Internationale batakunze kugarukaho ibijya gushya birashyuha buriya hari ukuntu ngo ingabo mechanized no kuvuga ingabo zikoresha ibifaru za Chad kuwa gatandatu zasohoye ibifaru zigota umujyi wa Njamena none abaturage bakabona ikintu kimeze nka confusion kuri televiziyo hariho imodoka zaziranye shyamba zatwiswe nyinshi cyane hariho ndetse banakoze nicyo nakwita ikintu kitari cyiza kugaragaza imibiri y'abantu bishwe ku rugamba ntabwo bundi bari byo mu mategeko mpuzamahanga bavuga ko ngo bishi abarenga 300 ngo bagafata abarenga 170 ingahe n'amateko bakazigaragaza urumva noneho abaturage rero bari bafite ambiance ebyiri hari ambiance first of all uko marshal president wa Chad yatsinze amatora urumva ndetse kuri suffrage iri hejuru hafi 70 nangahe kwijana hafi 80 kwijana barimo benjoyinga mu mihanda reka barwana shyaka be barimo babyina banezerewe noneho muri wa munezero wo kubyina w'intsinzi twari ko tubyita urumva komisiyo y'amatora imaze gutangaza ibyavuye mu matora urumva buri muntu wese ategereza akavuga ati president agiye kuza kuri televiziyo atubwire nyine iby'intsinzi bategereza ijambo rya Marshal Idriss Deby bararibura bagiye kubona oriye yo kumva ijambo rya perezida wifatanya nabo mu ntsinzi nkuko bifatikanyije muri kampanye y'amatora babona ibifaro bya Brende n'iby'iminyururu bya Share bigose umujyi wose mu mawarompuye hose abantu batangira kuvuga batere ibintu ntago ishyamba ari ryiyo noneho bahita banabona ari amafoto yahitizwa kuri televiziyo ya Chad y'ingabo zirimo kuvuga ngo morale zatsinze urugamba ariko bakavuga se perezida yatsinze amatora ingabo zatsinze urugamba bimeze neza ko tutarimo kumubona nibwo byatangiye rero hatangira kuvuga ngo yagiye ku rugamba ariko bishoboka ko ahubwo urimo perezida yari yamaze kuraswa kuwa gatandatu ubundi nibwo yarashwe ariko byatangajwe ejo kuwa kabiri cyangwa ku cyumweru nta makuru bari bafite bari bafite nyine abo basirikare ariko ntarabizi iyo umuperezida apfuye babanza kubikonsiringa nk'iminsi 2-3 ariko abasirikare rwose ashaka nkubwiza ukuri baragiye rero bamenye ko apfuye batangiye kwivuga ibigwi berekana imodoka ama pick up batwise yaziranye ishyamba kumbe inyeshyamba nazo zirimo gutanga ahubwo biriya bifaru gihe kintu nkeka nawe umfashe muri ibi bintu kuba igisirikare cya Chad cyarasohoye biriya bitwaro bikomeye cyane mu gihe bo bavuga ko bari mu mutekano ntangere wa magana w'abarundi abavandimwe b'abarundi aho wowe kubibona giye uko nabitekereje ntabwo byaba ahubwo uno mu president n'ubwo bavuga ngo yarasuye ku rugamba ari nka theatre no mu president yakorewe coup d'etat urumva yakorerwa coup d'etat nabiye ifaru bigasohoka igihe abagenero bakirimo guhatana kuko urabona yasimbuye n'umuhungu wiwe kandi je pense pas que biba byarakozwe mu ari unanimité
abantu bose babyumvikanaho. Bamwe rero mu basesenguzi nagenda numva bakavuga bati birashoboka ko izi ntureka zari ziriho kiriya cyoba cyari muri Njamena kandi nyeshyamba bivuga ngo zatsinzwe. Hari ibintu bibiri, eiza ntabwo zatsinzwe, barakeka ko zataye amamodokari zigakoresha amaguru zikaba ziri gukora inkiriziyo muri Njamena mu buryo bw'ibanga. Icyo ni icya mbere, kuko inyeshyamba zishobora gukora gutya. Icya kabiri ni agakino aba bantu bakoze. Debi ashobora kuba atarapfiriye ku rugamba zisaca, yarapfiriye nko mu nzira bamushutse batujye ku rugamba bagira ngo bamutegere mu nzira bamukorere kudeta, urumva cyane ko hinjiyemo verisiyo y'uko umuhungu we ashobora kuba yamwirengeje. Noneho bakavuga bati nta wamenya, hari abantu bashobora kutanezezwa n'iki gitendo, sibyo? Reka dusohoreze intwaro. Bakaba ari nk'uburyo bwo gukanga abandi basirikare bashobora kugerageza guprofita, les opportunistes bashobora guprofita ako kavuyo. Abandi bajenero bakaba batanga ubutegetsi. Uyu muhungu Mahamat Idris Deby, uyu mujenerali umuhungu wa Deby, kakaba ariko gakino kari karimo. Cyangwa nkuko bimwe kuvugwa Denis, biravugwa ko twaze tubisoma makanya nawe turi bubirebe ko iyo perezida apfuye kuriyo nta perezida wigendera wenyine. Icya mbere abantu bita EDC, umwe aide de camp, bamwe bagenda nyuma ya perezida bafite ma briefcase, tukunda kubabona bamwe bakunda kumuhagarara inyuma bivuga nk'ama discours ngo baramuhitanye. Urumva bigaragara ko urupfu rwa Marshal nk'uyu nguyu ntabwo rwagendamo abantu bakeya. Denis urabivugaho iki? Nibyo ibinyamakuru bimwe nk'ikinyamakuru The Street Journal cyavuze ko wari EDC nyine wa Deby yishwe, ndetse hari n'abajenerali babarishwe benshi. None tukabona bari abajenerali n'amazina yabo baheze bakikije uyu muhungu wa Idris Deby. Kumbe arimo kwerekana amazina y'abajenerali bamwe, ariko abenshi yabashije kubaritura da arabica. Bari 15 bagiye kuzamufasha, buriya nabo bumvikanye. Birashoboka ko baba ari abo bumvikanye mu guhirika se, ntabwo tubyemeza. N'ukuntu ibintu biri coordonné no kubona ko wari umuvugizi, sinibira ko na chef d'état major yabarahindutse, wayoboraga ingabo za Idris Deby mu gihe cye. Byumvikana ko yanayoboraga uyu muhungu wa Idris Deby, kuko iwe yarashinzwe Republican Guard yo kurinda se. Aho duhita tunahinjirira turebe ngo Deby ni perezida, sibyo? Ushinzwe kurinda umutekano no umuhungu wiwe. Kandi sinibwira ko uko byagenda kose, nubwo tutazi iby'abasirikare cyane, ariko uko front line z'urugamba zishobora kuba zimeze, kuba perezida first yagwa kuri front line, no kuvuga ngo ku rugamba, ku murongo w'urugamba, ku rugamba rw'amahina. Icyo ni ikintu ugomba kubanza kurebaho. Republican Guard yiwe yagiye imurinze, ibikoresha afite, urumva abamurinda barimo n'umuhungu wiwe. Reka tuyigira mbusha. Ndibira ko nta perezida wajya ku rugamba atagiye mu gifaru. None se ahubwo muri Brand abo bajenerali bivugwa ko bishwe bo bazize iki? Noneho se kandi reka tuvuge ngo kwishwa kwabo, reka tuhera ngo nanigeze mu kanya. Kwanza aho ngaho tuhaca umurongo ko Marshal perezida ntabwo yapfa gupfa adapfuye abandi bantu bamuherekeje. Ariko igisirikare cya Chad ko kiri mu bisirikare bikomeye muri aka karere, ko twakibonye muri operation Barkhane, izi ngabo zikorera muri G5 Sahel, muri za Mali n'ahandi hose. Igisirikare cya Chad ko kiri mu bisirikare bifite imbaraga na operation cyagiye gikora katari nkeya. Ubu ngubu wambwira ko perezida agiye ku rugamba nta butasi abamurinda bakoze, nta Republican Guard yiwe ni nini cyane, ifite n'imbaraga n'umuhungu we, bakananirwa kumuproteja n'izi nyeshyamba. Ese bamuteza mbushe perezida yajya ku rugamba atagiye mu modoka y'umutamenwa? Birashoboka ku buryo yishwa n'ibikomere. Afazari wavuga ngo iyo modoka bayitwitse irashya yose, ariko ibyo bikomere byarashe umuperezida ugenda muri Brand, yarashwe se n'uwo bicaranye muri iyo Brand. Icyo tucyumvikanaho neza, n'ubwo twari duhari. Ntabwo perezida ajya ku rugamba iyo modoka itari umutamenwa. No ku busanzwe no mu ngendo bakuru b'ibihugu bakora. Ese buriya hari umuperezida utagira imodoka y'umutamenwa Denis? nta numwe bishoboka. N'abasivile barazitunga nkanswe perezida. Aka gakino rero reka tugatware gutya. Uyu muntu Idris Deby, nubwo abantu barimo kubyina mbere y'umuziki ngo yishwe n'inyeshyamba nazo zikatangira kwihimbaza ngo zije perezida, uzaba ureba verisiyo izaza. Uyu muperezida ashobora kuba yishwe kuko n'uyu muhungu wiwe wahise unamusimbura cyane. Hano hari umugabo bita Abu Sidik, ngo ni special assistant wa perezida wa Sena ya Chad, uwo bita Ahmed Lawan. Yagiye kuri Twitter nawe arabaza ati se nibyo koko mu by'ukuri Deby urupfu rwe rwatewe yiciwe ku rugamba cyangwa hari ikindi kintu cyabaye? We yashyizemo ngo ikindi kintu cyabaye. Ngo is Deby's death truly caused by what was reported or something else? Ati ibyo
mu bivuga ko impamvu z'urupfu rwa Denis zaba arizo turimo kubwirwa cyangwa yaba yishwe cyangwa hari izindi mpamvu tutarimo kubwirwa. Nyine nibyo twasesenguraga mu kanya tuvuga ngo ubundi iyo Debi aza gupfa apfira ku rugamba kandi inyeshyamba zatsinzwe zakwica perezida gute se wa mugani zamaze gutsindwa already zarashwe twabonye n'amakajugujugu n'iki byose sinakubwira urumva. Noneho kandi ese ubundi agere dore ukuntu mbibona uno mu perezida ashobora kuba abantu bashatse kumuhitana baramuhaye amakuru atari y'ubutasi akajya ku rugamba atagiye guhangana n'inyeshyamba z'ubukana ahubwo agiye kureba imbaraga ni igisirikare cye kigezeho muri ratissage. Ariko by'ukuri ni ibintu bibiri. Reka nkwereke ntureba nubwo Idriss Deby yagwa ku rugamba atishwe na bamwe mu basirikare ba Chad n'ubundi baba bari batanze amakuru ku nyeshyamba z'uko korone yiwe imeze cyangwa se zahana arimo kurwanira. Ariko Denis ikindi kintu wakubaza kurasa perezida n'isasu ubwo ni nk'umusanayipa oya ikintu ndi kwibaza kindi kuki izo nyeshyamba zitigeze zijya ahagaragara ngo zigambe ko zishe umukuru w'igihugu kandi wumva ko ari intsinzi ikomeye ku ruhande rwazo. Wenda ntabwo twavuga ngo nta nyeshyamba zamenye ko zamwishe se, ntabwo twavuga ngo nta nyeshyamba yabyigambye ariko officiel masi nabyo birimo guhitinga. Ubundi hagombye kuba version muri media ivuga ngo muri Chad inyeshyamba zishe perezida zivuganye perezida. None hano Chad yahise yitanguranwa ngo perezida yaguye ku rugamba. Ariko reba kugira ngo bamugire intwari yo perezida waguye ku rugamba kandi baza urupfu rwe. Erega uru rupfu rurimo kugereranywa n'urupfu rwa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Laurent Désiré Kabila, aho amakuru amwe namwe yagiye agaragaza yuko mu mpamvu z'urupfu rwa Laurent Kabila hashobora kuba harimo n'ikintu umuntu yakwita ko harimo akagambane k'umuhungu wiwe uyu nyine Joseph Kabila musimbuye. Babivugaga bate rero? Bavugaga yuko mbere y'iminsi ngahe kugira ngo Kabila yishwe hari inama yari yatumiwemo nibwira niba ari Yaoundé hafi aho ngaho yigaga ku bibazo byari biri mu karere n'ubundi n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukabona ko Kabila ari umuntu wa profise iyo nama, ndetse bakavuga yuko mbere gatoya Kabila yari chef d'état major niba ntibeshye yafashe abasirikare bagize retirere d'élite, abasirikare bakomeye mu kigo bita Kanchachi, nicyo kigo gikomeye muri Kinshasa, abambura intwaro ibaze kudezaminga akabishyiraho restriction y'intwaro mu kigo gikomeye nk'icyo gishobora kurinda capital kikarinda umujyi mu gihe byaba ngombwa. Ndetse ahita afata inzira yigira mu gice cya Lubumbashi. Perezida asa nk'urimo mu by'inama, ingabo zikomeye mu mujyi muri capital uzambuye intwaro wowe wigiriye uritaje. Ndetse abantu banavuga batese kuki Kabila uno mu Colonel Kapende bavuga ko ari we ushinzwe iby'urupfu rwa se, kuki yamaze imyaka ingana iri yose ku butegetsi afungiye muri gereza ya Kinshasa ntamwice ntiyihore ntamuciye n'urubanza agategereza ko Kabila abanza kuvaho, ukabona Tshisekedi aramurekuye bakavuga bati nage mu babarakinya akavuga bati murekuye bahita babona ko nari mbirimo reka azarekubwa n'uzansimbura muri bya bindi basinyanye na Tshisekedi bikaba byari birimo byose ubona ko ari agakino. So rero muri no minsi kuba abajenero bamwe bashobora kwica base ntago ari ikintu gitangaje cyane ko uyu muhungu wasimbuye Idriss aracyari umwana ngo yari afite inyota y'ubutegetsi, niko ibinyamakuru byatangiye kwandika ngo ntabwo yoroshye kuburyo hari ibintu atumvikanagaho na papa wiwe, wenda yamubwira agaca iburyo undi agaca ibumoso. Rero akashobora no kuvuga ati uyu mugabo utsindiye manda y'indi myaka ngahe ategetse imyaka ingana gutya nanjye mfite imyaka 37 kwanza azarangiza indi manda kandi nasi yagiye ku butegetsi ari muri iyi myaka ashobora kuvuga ati azarangiza ino manda atorewe bamutoreye uyu munsi nanjye mfite imyaka 43 nta wamenya igihugu kizaba kigeze. ushobora kujya kubona akabona wenda papa birangiye ntabaye n'umutegetsi ukomeye urumva nagende rwose yarari imyaka 30 si mikeya nagende nyine urabyumva. Erega abantu baba babana cyane cyane umubyeyi n'umwana n'igihe buriya wasanga na se hari igihe babaga bari bonyine ugasanga arimo aramutuka wenda kubera amakosa aya n'aya runaka ashobora kumutukira amakosa ati wacyana uzansebya ibintu nk'ibyo bikajya agenda umutipe akuze imijinya bikazageraho panga igikorwa kigacamo. Ushobora no gusanga hari nk'ukuntu wenda buriya ngo na Kabila ngo n'igihe se yigeze gushaka no kumufunga ngo aratoroka kandi bikanavugwa kwa Kabila banavugaga n'umubano utari mwiza wa mama wa Kabila na se wa Kabila nyine ari we Désiré Kabila. Bikanavugwa ko Kabila ashobora kuba Kabila pere yakuze aharasinguriye umuhungu wiwe atamwiyumvamo aho bakuriye mu gihugu cya Tanzania, ku buryo bishoboka kuba hari ibiganiro bya mama wa Kabila nyine byaganiraga mu buryo buri negative kuri se muri ya muhungu ashobora kuba yarakuze afite uwo mujinya akaba yanavuga ati akwabo yo gukomeza
na harassment ziwe niki hari abana b'abahungu bashobora gukura bafitanye amakimbirane na base bitewe n'ibinyafu yamuzituraga cyane cyangwa amagambo amubwira rega ari umubyeyi akubwira amagambo agusesereza bakamucyurira ati nkawe iyo n'abandi perezida ntago buri generali ibintu nk'ibyo utuntu nk'utwo wari umuswa no kuba wakuri wavukiye mu muryango umeze gutyo ugasanga umwana arabona asa amucisha bugufi cyane nawe akagira gusa ngo uyu mwana kugira ngo yerekane ko afite power ngo yarituye abajenerali batari bakeya buriya wenda mu nama washatse kwiyopoza akajya azamura ikiganza ati genda abona uwo twagira perezida ruriya bahita bamufayaringa undi wese azigira gutya na gutya bamukubita isasa aho ngaho yavuze ati data ntagenda wenyine. Rero bamwe mu baturage bamwe mu banyacade cyane cyane abatavugaga rumwe n'ubutegetsi nanone bari kwibaza ati se igihugu cyacu uko ari repubulika kandi iyo perezida apfuye akiri muri office asimburwa n'umukuru w'inama ishingamategeko kubera iki umusirikare ari wese ujya ku butegetsi byagenze gute bihorere nyine nabo urumva kugira ngo ube Faustin ube generali uno musore ngo yaramaze iminsi no muri Mali yaragiye kuyobora ingabo za Chad ziri mu bikorwa bya operation Barikane niba atari muri Simasi nibuka neza ubwo nyine nabo erega buriya nuko wenda reka nkwereke dufata urugero twitware mu gahoro umuntu uvuga gutyo ajya amenya ko buri gihugu kigira inkiko z'abasirikare yari yahura n'umusirikare mu rukiko mu rw'iremezo ngo nuko ngari muri opposition ngo umunyapolitike buriya ashaka abasivile n'abasirikare nta babahuriye kamubwiza ukuri abasirikare n'abasirikare nyine batekereza nk'abasirikare none se karimo kubivuga ngaho nagende mu nteko ishinga amategeko ajye gukora inama inteko ishinga amategeko nta kintu yakora kuko itegeko nshinga rivuga ibyo ngibyo ryo ryamaze no guseswa ntabwo rikiriho harisajyaho iriya nama rero y'abasirikare yagiye ku butegetsi iri kwitwaza ko igihugu kiri mu bihe by'intambara gikeneye cyane mbere na mbere kubanza kurindirwa umutekano ibindi bikaza nyuma noneho no kuvuga ngo n'amatora yaramaze umunsi umwe abaye anatsinze byose bahise babirambika hasi buriya abantu bari bafite ifemba y'ubutegetsi bavuga bati mu matora twagenze gutya tuzabona imyanya bose nibasubize Amerika mwisaho nta kintu bakibonye rero abantu ubutegetsi bwose bufitwe n'abasirikare mu ntoki dore ko yanamaze gushyiraho ngo abajenerali bagera ku 15 bazamufasha kuyobora ariko abantu bajye banibuka urumva niba bafite inyota y'ubutegetsi kuvuga ngo twafashije ngo perezida Idriss Deby ngo muri kampanye z'amatora that's democratic ntago mbyanze bajye babanza banyine no ku makosi barebe ukuntu aba bana b'abasore bambaye amanyenyeri bagira gutya ariko abasirikare n'abana beza bagira gutya umunsi umwe akavuga ati umva iyo nteko mwebwe muvuga byose turabisheshe muri Tanzania ejo bundi igisirikare kigira ingufu nyinshi cyane Faustin General imyaka 37 ndetse n'uyu nguyu yambaye fimesha dore n'inyenyeri ze ku ngofero ariko nkubwire uyu mutipe arabikwiye kuba umusirikare rwose k'umuperezida rwose yubahwe rwose General Mahamat Idriss buriya muri Tanzania mu gihe gitambutse igihe Dr Magufuli yitabaga Imana nawe hari ikintu cyavuzwe kuri General Mabeyo uyoboye ingabo za Tanzania aho ngo abanyapolitiki batangiye kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo bari batangiye kuvuga nyine bari mu CCM n'ahandi hose hose uyu mudamu yatuyobora gute umuntu uva mu Zanzibar buri abatanzania icyo bita Tanzania bara hari ukuntu basa n'abasuzugura abantu muri Zanzibar bafata nk'abantu mbega batabayobora batagira gute none madamu Mama Suluhu uzika komoka nyine muri Zanzibar nyine ngo abanyapolitiki muri CCM baratangira reka murebe ukuntu mubigenza ibintu byabaye hehe kuyoborwa n'umugore kugira gute none ngo General Mabeyo ngo akabumva bose nyine urumva amakuru yose aba yafite igihe kimwe ngaboherereza ubutumwa ngarabwira ati urwo rusaku rwanyu ntabwo ndushaka itegeko nshinga rubahirizwa cyangwa mbashyire ku buso mwese mbafunge bose bahise baceceka rero abasirikare baba batinyitse yani tureba wenda abasirikare reka twe gutinda ku abasirikare nta mikino bagira burya mu mikino umuntu agikina ntabwo akina n'abasirikare nyine baraza akavuga ati inteko ishinga amategeko twebwe ntabwo mujya mutubana mu bintu byanyu first of all security y'igihugu mugende mujye ujya kwigisha mujye guhinga mujye kugira gute no kugira gute bagoronome mugende mu mirima akazi mwanze mureke igihugu tugiye umutekano ibindi muzamubizana amezi 18 buriya bazanayongera ubu kandi uyu mutipe ubona waraje abe perezida imyaka 10-20 no kuvuga ngo umwana w'imyaka 30 umusore w'imyaka 37 se ashobora no kuzategeka kugira mu myaka yindi urabona ko uyu nawe 30 ntago azayibura
kuko ku myaka 40 azayibura kuko niba yanagiye ku butegetsi koko ari we ubigizemo uruhare mu rupfu rwa se urumva ko yajaje. Erega uruhare ntabwo rwabura urumva kuko abajenerali bashatse kuzana umutwe ukomeye yabanje kukandira mu gafuka urumva bose rero bafite ubungubu. Ndumva rero nkuru ya Chad twasa nk'aba yivaho tujya ku nama ya minisome ya Murangora Rwanda tukareba niba hari byinshi byayivuzwe, ariko ikiriho cyo nuko gusa iriya nama yahuje abakuru b'ibihugu barimo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame twabonye ku mafoto asuhuzanya na Perezida Lorenzo yemvuga Lorenzo, ariko ubwo iyo hari iriya sediye bavuga nso ubwo ni Perezida Lorenzo banahuriye na Touadera nyine wa Central Africa ndetse na Sassou Nguesso bose bari bahabaye. Ariko kuki Perezida Paul Biya akunda kwitabira izi nama cyangwa ntabwo Cameroon iri muri ICGR? Kuko urumva icyo mbivugiye nuko burya ibihugu hafi ya byose bidakora ku nyanja justement harimo nantuze na Central Afrique bivuga ko bene icyo gihugu ntabwo gikunda kubura igihugu cyakwita ubuhumekero uko byagenda kose bitewe n'amakoridori kiba gifite. Bari Central Afrique igira ikibazo yuko igira koridori imwe ya provision na nyine inyuzamo ibicuruzwa ibintu nk'ibyo byo kugira ngo nyine igire byinshi ibasha kwikorera iyo koridor ikabiri muri Cameroon. Rero nkavuga ngo sinkuze kubona Paul Biya muri izi nama kandi byanze bikunze Cameroon c'est une grande influence kuri Central Afrique kuko Cameroon umwanzuro yafata wose wawuheza umwuka Central Afrique cyane ishatse rwose yayifungira amayira rwose kuko ntabwo wamwe usaba banyuze ibicuruzwa matadi bikacapa dorite bikazagera muri banki ntabwo byoroshye babinyuza Uganda se byaba bigoye bagaca muri IDF bakanyuza ibicuruzwa ntabwo byoroshye urumva. So nukuvuga rero ngo wenda icyo mpise nibaza ntabwo dukunze kubona Paul Biya muri izi nama nyamara kadari influence ikomeye kuri Central Afrique. Ariko reka turebe rero hari imyanzuro se y'inama yasohotse oya imyanzuro ntabwo irajya ahagaragara. Reka rero nkubwire uko bitekereje mu rupfu rwa Idriss Deby ntekereza ko nawe atari kuba ari muri iyi nama eventuellement iyo bitaza kugenda kuriya rushobora kuba ruzagira influence que ça soit négative cyangwa positive kubibera muri Chad cyane cyane ko harimo ibintu bibiri. Kuba wenda igihagararo cya Idriss Deby cyashobora gutuma habaho ikintu cya stabilité ku buryo hatabaho uburyo bwo kwiforoma kw'inyeshyamba muri Chad bikaba byakongerera imbaraga inyeshyamba za Central Afrique. Bivuze ngo kuba igisirikare cya Chad kiramutse kijemo amacakubiri bamwe bakavuga bati no musoraje nabi uyu mu president bamwe atugize gutya hakagira forces zimwe zigaragara nkaho zibaye muri chômage. Burya chômage mu gisirikare cy'igihugu runaka n'abadebandade n'iki n'abadizataze benshi bari mu bantu bagira uruhare mu guforoma imitwe y'inyeshyamba mu bihugu bibikikije cyangwa muri icyo gihugu bwite. Bivuze ngo aba basore ba General Bozize nanimbanje ku ngingo ya mbere bashobora kubona abo barikiritinga mu ngabo za Chad urumva zaba zitanejejwe n'iki n'ibirimo gukorwa nk'abari abayoboke babo ba generali bivugwa bari kwicwa urumva bakavuga bati ejo wenda nigiye uzishwa ejo bundi nigiye uzishwa reka twigire muri Central Africa hari ubuhumekero noneho bigatuma Central Africa ihura n'ikibazo gikomeye itatekerezaga. Icyo ni icyambere cyangwa se intwaro ubungubu zirimo kugira gute intwaro zirimo gutakara hariya kuri Shando Bataille mu majyaruguru ya Chad bakaba bamwe barimo kuzegeranya bazabona ikiguzi ku isoko y'abazikeneye. Icyo ni ikindi cya kabiri ushobora gusanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi Idriss Deby nawe yari afite uruhare wenda mu gushyira icyuka kitari cyiza n'amaconfidence kuri General Bozize umuhungu we akaba atari ko azaza bigatuma noneho ba Bozize barangira burundu kuko cyane ko bari amageneration ya Idriss Deby urumva n'abantu nk'abo ngabo akavuga ati noneho Deby uburyo yishyikiraga kuri nako izi nyeshyamba Bozize ukuntu yishyikira kuri Idriss Deby siko azishyikira ku muhungu wiwe cyane ko wenda umuhungu wibitwemo tuvuga mu kenshi gusanga ari n'ukuri atemeranyaga kuri filozofi zase uno musore nawe ugiye ku perezida kugira ngo nawe abe yagira ibihe byiza anemerwe mu rwego kuko buri hari ikintu turi bubone mu kanya wenda muri AU bashobora kuza gusohora itangazo bakavuga bati iyo kudeta n'ubwo butegetsi bwabaye muri Chad ntabwo tubwemera cyangwa bakavuga ati ubutegetsi bujye mu maboko y'abasivile itegeko nshinga mu minsi itambutse uno musore nawe kugira ngo abone rero credibility muri bagenzi be akaba yatangira kuguruka mu ndege akaza nka bangiye akavuga ati iki kibazo kimaze igihe kirekire cyane igihugu cyacu gifitemo uruhare ariko nje kukirangiza abantu bagatangira kwa prodinga bati uyu muntu we aje neza. So nkavuga ngo rero Denis Faso de Notre ushobora gusanga ikibazo cya Chad kigize impact either positive or negative ku kibazo kuri situation iri muri Central Afrique. Reka tuzabitegereze tubitega amaso Denis. Ndumva rero hari indi nkuru twateguye twavugaho ndumva
niba nta ikindi twasoza ikiganiro cyacu. Ni Derek Chauvin Derek Chauvin twavuzeho twigeze kuvuga ngo bamukati ngo arimo gukatirwa imyaka igeze kuri ingahe 40 n'ingahe 45 niyo abashinjacyaha bari kumusabira, ariko ntabwo abacamanza barabyanze. Azasomerwa igihano mu cyumweru, mu byumweru 8 biri imbere. Urumva ko haracyari ariko Denis wibuke yuko burya abacamanza n'abari ukuntu badashyiramo imiyaga bagukatiye imyaka 40 se sha burya abantu abashinjacyaha bagusaba 40 ugira ngo abacamanza bajyase 20. ntago bibaho, ntago simbizi, ntabwo nzi by'amategeko, ariko igihano abashinjacyaha bahereyeho basaba iyo bamusabira ahubwo yo ndumva irenga, ahubwo bagasanga byibuza imiki ishobora kuzaba 40-45, kuko hari ibyaha bikomeye bigera nko kuri 3 byamuhamye birimo ubwicanyi, icyo kiri kwacyo bari kugisaba imyaka igera muri 40. Hari icy'ubuhotozi nacyo ikindi kiri ukwacyo kubera ko yatsikamiye umuntu iminota 9 yapfuye, none se buri munota wagiye ubarira imyaka. Ikindi cyaha kirimo kuba yarakoze kiriya cyaha yambaye umwambaro wa leta, bati none nacyo ni icyaha ukwacyo. Mbese gukuramo ishati se akamuniga yaza kuba yambaye gisivile, buriya ni nka yakoze icyaha mu izina rya leta, nabyo byongera uburemere. Byagize buriya ingaruka mbi kuntuze kubambara uniform bose b'abasherifu bo muri USA. Bigaragara yuko wa magani umuntu wambaye urumva amategeko induruburi nyinshi. Urumva ni nko ushaka guca ku mupolisi ahantu wenda akihagarika ku muhanda akaba yabizira kuko yabikoze yambaye uniform iriho n'idarapo ry'igihugu. Abantu bajye bamenye imanza nk'izi ngizi bakurikira kuri TV.com ziba zirimo udukoryo twinshi, ibintu byo byakwigisha umuntu, cyangwa ukabura umunyamakuru wambaye ikarita y'itangazamakuru na presse n'aya majire twambara, wenda ukaba wagira nabi bikaba bifasha isura y'abanyamakuru bose. Ikintu cy'impuzankano ntabwo abantu kuze kukigaruka, ko impuzankano ni ikintu gikomeye. Impuzankano wayizira rwose neza. Uyu polisi rero Chauvin abaye umupolisi wa mbere w'umuzungu ahamijwe icyaha cyo kwica umwirabura. Ubwo urumva ko akoze amateka, nawe akoze amateka atari meza, ariko arayakoze. Bivuze yuko hari ikintu umwuka mwiza bishobora kuzazana muri polisi ya Amerika, wenda n'abandi navuga ko bakiri irondaruhu n'imikorere itari myiza bashobora kuzabyigiraho. Numvaga Joe Biden avuga ko ari ikimenyetso cyiza, ari urugero rwiza, ariko nanone avuga ko urugamba rutarangiye, ikazaba case study cyangwa se jurisprudence izajya ikoreshwa mu nkiko mu gihe hagize umupolisi cyangwa umuntu w'umutekano uhohotera undi. Yavuze ko Joe Biden numvaga avuga ko runo rubanza nubwo rwaciwe, ariko Amerika igifite ikibazo cya racisme kandi kimaze imyaka irenga 200 na n'ubu kitarakemuka burundu, bagomba gukomeza gushyiramo ingufu. Nibyo nyine hano urabizi rero, sinzi impamvu binjemo, ariko reka mbisobanure mu buryo bukurikira. Urabona nk'ubu ngubu turi mu minsi 100 y'icyunamo ya jenoside yakorewe abatutsi 94 mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari nk'igihe ubona umuntu yumvise nk'umuntu ufite ingengabitekerezo, ese ribu imutaye muri yombi, ese bigenze gutya na gutya, twiga dusoma no ku binyamakuru ugasanga abantu bagifite ingengabitekerezo za jenoside. Hariho rero umuntu ubona nk'imyaka 27 tumaze jenoside ihagaritswe, akagira ngo ni imyaka myinshi cyane kujya ushobora kujya kubona ukabona nyine ingengabitekerezo yarazimiye, yaragurutse burundu. Ariko wibuke ko icyo bivugiye ni iki, nuko muri Amerika yigeze no gushaka gucikamo ibice. Kuri Amerika ruguru niyo hepfo bishingiye kuri ikintu cya racism. Bamwe bavuga bati inganda zacu ntabwo zigiye gusubira inyuma ngo dukureho ubucakara, kandi abacakara badukoreraga mu nganda ubwo basubira inyuma. Mubareke ubucakara bukomeze, wenda tubahembe neza, wenda tugire gute twe improving ubuzima bwabo, ariko dukomeze tubacakaze. Uri kubona noneho, ariko abandi bakavuga bati no, ibintu bigomba guhinduka, abantu bagakora nk'abakozi. Niho havumbukaga amapariti y'abakozi, amasendika y'abakozi aharanira uburenganzira bw'umukozi. Ubucakara bugenda buvaho ibintu nk'ibyo ngibyo. Nshatse kuvuga iki rero, burya amateka yacu nk'aha mu Rwanda, impamvu nzanye iyo ngingo iyo close haruguru, uko twabigira kose, wakwepa ibumoso wakwepa iburyo, wajya hasi wajya hejuru, aya mateka ya genocide yakorewe abatutsi azatugendaho cyane byanze bikunze. Rero 27 years ni imyaka mike cyane ko wakwibwira ko iyo bintu ushobora kuzima burundu bikajya kuri zero rate. Aba nabo reba bamaze imyaka 100, nicyo mbizaniye. Buriya mu mateka ya Amerika ikintu cyayizonze kikayitesha umutwe kikayigira gute, nyine ni ikintu cya racism rwose irabugarije, kandi sinzano bazayicikira ku mugani wa perezida. Bamaze imyaka bahanganye na, ariko na n'ubu baracyahura nayo.
urumva ni naho twashaka kuvuga kuba bamaze imyaka magana bagihanganye nayo itigishwa itagira gute, kuko nk'urwo rugero natangaga ruguru usanga buri muntu yibaza ariko aba bana batoya iyi ideology bayikura urumva aba bana si bo muri Amerika bo rasizime bayikura sibyo? Rero kandi ni ibintu biva mu miryango bikaba uruhererekane babihererezanya. Yewe ntabwo icyangora kuvuga ko ntari umushakashatsi ukomeye ni ukumenya niba no muri DNA ibyo bintu bishobora kugeramo. Ntabwo ibyo ngibyo nabishingira intege, urumva, kuko wenda ubwo birigishwa bifite uko bigira gute, ariko bigaragara ko iyi rasizime iva muri Amerika muri myaka magana. Jewe ntabwo ari isezerano wenda nahereza abakurikiye Bwiza TV na bwiza.com, kuko ntabwo ari n'isezerano ryiza umuntu yavugaho, ariko ni nko guha abantu igitekerezo cyo kuvuga ngo ibintu ibi n'ibi bibida ariko ntibikabatangaza. It happens. Ni ibintu bibaho ndetse no mu myaka 100. Ntimutekereze ko muri 2100 hatazaba hari abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside. Cyane rwose. Igihugu kizakora ibishoboka, kizubaka ubumwe n'ubwiyunge, kizubuka ubutabera, kizatera imbere nk'uko Amerika iteye imbere, hazakorwa ibikorwa n'ibigireze gute, ariko ibisigisigi by'ibintu nk'ibi ngibi no muri Germany haracyariho abantu bafite ibitekerezo nk'iby'abanazi bajya bashaka no kubyutsa bashyira hamwe, Germany ikabatsikamira, Israel igahaguruka n'abayahudi. So no kuvuga ikiro, no kuvuga ngo buri gihugu kiba gifite umusaraba wacyo. Amerika bafite rasizime nk'umusaraba wabo, natwe twagize amateka nk'aya narimo kuvuga haruguru, nayo ni umuzigo twikoreye ku bitugu, tugomba guhangana nabo birumvikana, urumva, n'ibindi bihugu n'ibindi. Rero dusoza ikiganiro cyacu no kuri inkuru twavugaga, abanyamerika nibihangane, ariko iyo bigenze gutya hakabaho ikintu kimeze nk'ubutabera bwimbitse kandi buhagaze neza, ariko butagendeye kuri chauvin gusa, bukagera no ku bandi, nkuko twavuze dutangira ikiganiro abantu batangiye kuvuga bati natwe umwirabura wacu yarapfuye muri Austin, undi yarapfuye somewhere else muri Amerika, muduhe ubutabera buri equitable. Ibyakorewe bariya izo mpozamarira muvuga, wa mupolisi wishe kanaka turamuzi nawe mwarekuye ejo bundi rwose n'umupolisi wishe umwana warekuwe by'agateganyo. Ibi nibyubahirizwe, ibyo Biden avuga byoherezwe ku bantu bose, kuko ubutabera bugomba kuba kuri bose. Ntabwo bagomba gufata case imwe ngije mu binyamakuru CNN bandi bandike kandi abandi barimo barengana bakomeze ntacyo byabazabamarira, sibyo? So nkavuga ngo rero Dennis wakoze cyane ku kiganiro hirya no hino, tugiye kubwira abantu ngo bakomeze gukora subscribe, kandi abakora share ni byiza, abakora commentaire tubabona ni menshi, turabashimira cyane. Commentaire zimaze kuba nyinshi kuri Bwiza TV na bwiza.com, turabashimira. Dennis rero nkavuga ngo niba ntacyo wenda wakongera ku kiganiro twakoze, wenda twasoza ikiganiro twasoza, uriya nakagaruka. Ciao Imana ibarinde.